mwumvisha bari gushima ngo barangije ba nyina batabarihiye na base. Urinde mbwirize ubundi wowe utwambikira. Mwumvise avuga ngo nambara neza. Nigeze kuba muguze abwira Imana ngo mbwira izina ryawe, ariko mwe mubona Imana buriya mufashijwe kare kandi nimuvuge ngo amen. Arabwira ngo mbabarira umbwire witwa nde, we wadukoreye amakwe turi imfubyi, witwa nde? Mana we uzi kujya mu myenda kwambara ukajya ubura uwo wambara kubera ubwinshi bwayo. Ariko ndagira abwira Imana ngo mbabarira umbwire witwa nde. Ariko mubona Imana itugejeje 2025 muri uyu mujyi ba nyiramazu batari badusora mu mazu yabo, batari birukana abana. Tekereza kohereza abana babiri ku ishuri 4 5. Mose abwira Imana ngo witwa nde, uri mbabarira umbwire izina ryawe, urinde. Wimubwira izina ryayo. Iramubwira ngo we genda uzabwire Farawo, uzamubwire ngo nitwa ndiho, uzamubwire ngo nduwiteka. Nubona atabyumva uzamubwire ngo nitwa Imana ishobora byose. Haleluya. 2025 turi kumwe n'umugabo ufite izina ryihariye yitwa Imana ishobora byose. Iby'umugabo wawe, iby'akazi kawe, iby'abana bawe, iby'ubukode, ibyo kugendana moto, iyo twizeye yitwa Imana ishobora bingahe byose. Ariko ifite izina ryiza mwakagira Imana. Nimuvuge ngo amen. Umugabo wawe ntashoboye byose, ashobora kugura amaherena ntagura inkweto. Imana yonyine ni ishobora bingahe byose. Nakunze Mose arangije abwira Imana ati Imana iri zina ndaribwira Farawo, ariko se wambabariye ukanyongera kandi kamwe. Atushaka kahese. Mose yasabye ikintu ushaka kubabwira muze gusaba mwiri teraniro. Yabwiye Imana ngo nkeneye umufasha mu butayu 2025. Ukeneye umufasha mu uyu mwaka, ukeneye umufasha mu uyu mwaka. Hari ibyo udashoboye abandi bashoboye. Imana ikumpurize n'umuntu muri uyu mwaka, muzagendana uyu mwaka 2025. Imana ikumpera umuntu. Mose abwira Imana ngo nkeneye umufasha mu. Abaza Imana ngo mpaye nde. Iramubwira ngo uhaye mwene nyoko witwa Aroni. Mose abwira Imana ngo niba ari Aroni ndamwemeye. Kubera iki Mose yemeye Aroni? Aroni ngo yari intyoza yarazi kuvuga, ariko Mose yaradidimangaga yavuga ibintu by'ibihe bitumvikana. Imana ikumpurize n'umuntu ufite icyo akurusha. Imana ariko uzi kubana n'umuntu utahugurira fanta nawe utayimugurira. Imana iguhuze n'umuntu ufite icyo agize ate akurusha. Wowe inshuti zawe n'abanyonzi gusa, shyiramo n'umumotari. Imana iguhuze n'umuntu ufite icyo akurusha. Ese muranyumvise? Imana ibwira Mose ngo niba ari Aroni nguhaye uramwemera. Mose ati ndemera Aroni, kuko niba hari ikintu Aroni andusha kuvuga. Aroni aravuga niba hari ikintu azi no kuvuga. Imana ikumpurize n'umuntu ufite icyo akurusha 2025. Imana iguhuze n'umuntu ufite icyo akurusha. Ariko zikubana n'indushye nawe uri indushye. Imana ifite abantu, Imana ifite abantu. Aho imukura simpazi ariko iramufite. Mose arangije abwira Imana ngo ubwo ari Aroni ndagiye. Ngo yaragiye ageze mu butayu ahura na Aroni, kuko Aroni yaramuherutse kera kandi azi ko bamuhiga. Aroni ahita abwira Mose ati ko Imana imbwiye ngo duhure. Habaye iki? Ati tugiye kugarura Abisirayeli. Aroni ati baraguhize barakubuze none urizanye. Mose abwira Aroni ngo mperutse kera narindi kumwe nayo, uyu mwaka hari ibintu ivuganye nanjye. Ikubwiye ngo iki? Ramubwira ngo imbwiye ko tuzabazana kandi ifite ibimenyetso birenga kimwe. Icyambere ni iyi nkoni nyirambitse hano wakumirwa. Aroni ati ariko Mose ugira ibikabyo, mu nkoni se harimo iki? Ati nyirambitse wakumirwa. Aroni ati ngaho irambike. Mose ati ndayirambika tugezeyo. Abahungu bamanuka ubutayu bose nta bwoba bafite. Nubona abantu bakata mu uyu mujyi bimenya ko bafite akantu bavuganye n'Imana. Ubona umuntu akata mu uyu mujyi nta konte nta se nta nyina, abafite akantu buriya. Uyu mwaka ugomba kuzenguruka uyu mujyi hari akantu wibitseho. Bagenda baganira, bageze kwa Farawo. Farawo arebye Mose ararakara. Mose nawe ko yarazi ko afite akantu, urumva nta bwoba yafite, yahise abwira Farawo ati muze urabarekura. Farawo ati we urinde? Ati ndi Mose. Ndekura abandi? Ati bene wacu. Atisha nta kibazo ufite.
ninde ugutumye? Ati ndiho. Farawo yumva ibintu byandiho ntazi byari byo. Ndiho ninde? Ati n'Uwiteka. Ati Uwiteka ni igiki? Ati ni Imana ishobora byose. Farawo ntiyabyumva, yumva icyo umufasha amara mu butayu. Mose araza yegera Aroni aramubwira ati se uyu musazi we nzi kumubwira kubona byumva? Aroni ati ko wambwiye ko ufite akantu so akamukomye ubundi uri kwiri gutinda mu biki? Wemuko ka kantu wambwiye kamukome amenye ko uyu mwaka Imana yavuganye natwe. Ariko nanezerewe ngo Mose ngo arangije afata ya nkoni ayikubita hasi, ayikubise hasi yegura umutwe. Aroni abwira Mose ati garamfure yibwira imurye aho yaduhereye agira ngo Imana ntivuga, yibwira imwatake. Inzoka yegura umutwe, yeguye umutwe. Farawo araseka abwira Mose ati injije gusa ibi mfite abapfumu, mfite ba Yani na ba Yambure, n'abahungu bazi gutekinika. Hano hanze hari abantu bafite ibintu nimutasenga Imana ngo uyu mwaka ibambike imbaraga. Hano hanze hari abatekinisiye tugira ngo basenga Imana ari abanyamitwe. Mose ngo yarebye Aroni abona bibaye nk'ibimucanze. Farawo ngo ahita ahamagara Yani na Yambure, baza batwaye inkoni, bazikubise hasi zose zihinduka inzoka. Aroni abwira Mose ati baratwicira hano, uhambeshyaga ngo yaragutumye, burya kumva inkoni zose ziba inzoka. Ibigiye kutubaho sinzi ibyari byo. Mu gihe Mose atekereza iby'Imana yavuganye nawe, asubiza amaso i Horebu aho yavuganiye n'Imana, abwira Imana ati Mana we urabanteje. Imana ibwira Mose atubaye iki? Mose aturambaza ngo habaye iki? Ntubona ko zose zibaye inzoka? Imana ibwira Mose ngo tumbira inzoka yawe. Ngo arayireba, ngo ayirebye yegura umutwe mu zindi, ngo zimwe zari ziri aho zose irazimira. 2025 Imana igira ibintu imira, sinzi igihe umaranye nabyo, ariko Imana igomba kugira ibintu itegeka, igomba kugira ibintu yirukana. Imana irazimira ya nkoni ya Mose. Imaze kuzimira, Imana ibwira Mose ati ngaho fata inkoni yawe. Ayifashe, iramubwira ngo kuyifashe ni kufasha abapfumu bose bo muri Egiputa. Nta uzongera kubyutsa umutwe, uburwayi bwose urabufashe, ubukene bwose urabufashe, nta kizongera kukunyeganyeza. Ndashimira Imana ko hari ikintu gishya, hari ibintu bishya Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Urasabwa kuba mu buzima byizera, urasabwa kuba mu buzima byakira. Sinzi imyaka bimaze, ariko Imana ishobora byose ije gushyiraho iki iherezo. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Ahantu sinshaka kuhatinda. Muzi ko inkoni yakoze ibitangaza bingahe? Mwasomye Bibiliya? Yakoze bingahe? 10. Yakoze 10. Icyanyuma yakoze, abana bo muri Egiputa bose b'imfura bagize bate? Barapfuye. Mu gihe bagiye gushyingura, nibwo Farawo yatanze uburenganzira, abwira Mose n'Abisirayeli abwira ngo nimutahe. Ariko ahamagara Mose bagiye gutaha, arabwira ngo none Mose ko mbemereye ko mutaha, nibiki muzacyura? Mose yavuze ijambo rikomeye, yabwiye Farawo ngo n'urwara rw'inka yacu rwakukiye ino ntabwo tuzarusiga. Farawo aramubwira ngo jyana abasaza n'abakecuru. Mose aravuga ngo n'abana bacu tuzabajyana. Umva ikintu cyanejeje, biravuga ngo Mose yafasha Abisirayeli ngo bajyana n'ibyabo, ariko ngo bageze ku nyanja ngo basanga inyanja ni inyanja. Ndagutangariza ko 2025 imbere yawe hari inyanja. Ngo arebye inyuma abona amagare ya Farawo, ibiri kuguhinda inyuma ntago mbizi. Arebye iburyo, arebye ibumoso, ngo abona umusozi. Bibiliya yambwiye ngo batakira rimwe, barataka, kandi ibidutera gutaka birahari. Iyo tubirebesheje amaso tuba tubibona. Barataka. Nanejejwe n'Imana ngo batatse, ngo Imana ibwira Mose ngo Mose ni iki gitumye muntakira? Habaye iki? Habaye iki? Yose ntago yabonaga ko ibintu bikomeye. Arega soko itabizi irabibona, ariko ikeneye ko nawe utaka. Uyu mugoroba mutake, mugira ibyo muyibwira. Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagire bate? Bagende. Mose abwira Imana ngo none urabona baranyura he? Iramubwira ngo ufite iki mu ntoki? Uziko Mose yaribagiye ko afite inkoni. Uziko hari abantu bibagiwe iby'Imana yakoze. Hera kuri bya bindi. Ati mfite inkoni, ngaho yirambuye. Ngo yirambuye hejuru y'amazi. Aya ruguru arahagarara, ayepfa aravura, ngo hagati Imana igokora ikintu gishya, igucira inzira hatagaragara inzira, ngo bagiye kubona babona inzira icitsemo hagati. Biravuga ngo bateramo ibirenge barambuka. Umva ikintu cyantangaje, Farawo nawe ngo yankingi y'igicu yari bari inyuma ibavaho, ngo hahinduka inkingi y'umuriro. Abanyegiputa ngo babona inzira,
ngo barangije bakubitamo ibirenge ngo bagira ngo ni inzira isanzwe. Yo, Bibiliya yantangaje cyane. Ngo bakurikira Abisirayeli, Umwisirayeli wa nyuma akuye ikirenge mu nyanja, Umunyegiputa wa nyuma asizemo ikirenge. Ngo bahindukiye, Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni. Ngo arambuye, amazi y'epfo na ya ruguru arongera arahura. Ngo Farawo n'ingabo ze zose bashirira mu nyanja. Nibwo Miriyamu yaririmbye aravuga ngo ifarashi niwo yari ihetse Uwiteka yabiroshe. Imana igira ibintu iroha bikuri inyuma. Imana igira ibintu iroha ku rubyaro rwawe. Imana igira ibintu iroha ku bucuruzi bwawe. Imana igira ibintu iroha Imana igira ibintu iroha. 2025 ndumva nifuza ko ibigukurikiye byose birohamira mu nyanja. Irahari. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Kintu cya mbere gihagurutse Imana nari mvuze ngo ni ugutaka, kuniha kw'abanyamasezerano kw'abana b'Imana. Icya mbere mwacyumvise gihagurutse Imana, mwacyumvise ni igiki? Gutaka cyangwa kuniha cyakuboroga. Murasabwa kuniha. Kuki mudata mugira ibintu ugira senze kose habaye iki? Mugomba kurira mugataka mukabwira Imana ko murambiye uburetwa bwa Farawo. Ntabwo muri kubyumva? Muriba murabyumva? 2025 mu bintu birahagurutse Imana harimo kuniha kwawe, harimo gutaka kwawe. Nihira abana bawe, nihira umutware wawe. Ingo zirimo zirasenyuka. Ngira ngo murakurikira social media, umuntu wese ararusenya agahita ajya kuri kamera ngo rwasenyutse. Kabaye wijya kuri kamera, jya mu cyumba, fata amabufu kame unihe, teretse abantu iminiho yawe. Muranyumvise? Haleluya. Niha. Ese kuniha no gutaka bitandukanye? Simbizi, ntago nzi Ikinyarwanda neza. Kuniha no gutaka, kurira. Ngira ngo umuntu uniha abayashiri wawe cyavuga unihirayo nyine uba warangiriyeyo. Ukuniha biba byarenze. Ugomba kugera ku rwego mubwira ngo mubwire Imana mukavuga ngo Farawo turamurambiwe, iyi myaka maze yaradufashe irahagije. Imana ihagurutswa no kuniha. Murasabwa kuniha mugataka mukagira ibyo mubwira Imana. Icyo ni icya mbere gihagurutse Imana. Icya kabiri gihagurutse Imana ni ukwizera k'umuntu no kwemera inama agirwa n'abizera. Kwizera k'umuntu no kwemera inama agirwa n'abizera ni icya kabiri gihagurutse Imana. Iyo umuntu yizeye akemera n'inama z'abizeye bijya bituma Imana ihaguruka. Nimuvuge ngo amen. Mariko ibice 2 murongo wa 1 kugera ku wa 5. Cya kabiri gihagurutse Imana ni ukwizera k'umuntu no kwemera inama agirwa n'abizera.